Inshuti zacu mu kiganiro cy'uyu munsi tubahaye ikaze nk'uko bisanzwe mu kiganiro ntayorwa, aho twabaye turimo kubaganiriza ku kintu bita kugira impatwe mu rurimi rw'ikinyarwanda, mu gifaransa bagakunda kuvuga ngo umuntu afite constipation. Constipation ni iki? Iterwa n'iki? Ese umuntu yayikemura ate? Ukomeze kubana natwe muri kino kiganiro kugeza kirangiye, wiyumvire uburyo ki umuntu yakemura kino kibazo, yahangana na kino kibazo kugira ngo akomeze kumererwa neza. Njyewe gutegura kino kiganiro nk'uko bisanzwe nitwa Celine. Kugira impatwe rero birasanzwe, ni ibintu bikunze kubaho haba ku bakuru, ku bantu bakiri batoya ndetse n'impinja. Ibi bintu bishobora kubaho, umuntu akagira ikibazo mu gusohora umwanda ukomeye uba uri mu mubiri w'umuntu. Ubundi uyu mwanda unyura mu gice bita koro, ni amara manini aho nyine ibintu umubiri udakeneye bikora urugendo nyine bigiye mu mara manini, noneho bikaza gusohoka mu gace nyine bikagera mu gace bita rectum, aho nyine umwanda uza gusohokera. Kubera impamvu zitandukanye rero, umuntu ashobora nyine kugira ibibazo mu gusohora uno mwanda, akaba ari byo bita nyine ko afite impatwe. Iki kibazo rero umuntu bavuga yuko afite impatwe mu gihe agize kujya ku bwiherero asohora umwanda nyine ukomeye munsi y'inshuro 3 mu cyumweru. Ubundi umuntu ku buryo busanzwe iyo nta kindi kibazo, nta ndwara arwaye, ararya, akashobora no kurya 3 ku munsi igihe abishoboye, 2 rimwe se bitewe n'ubuzima bwe n'uko yabiteganyije cyangwa n'ubushobozi bwe. Birumvikana yuko ibyo yariye biba bigomba gukorwamo ibimutunga, noneho ibindi bisohotse bisigaye bikaza nyine gusohoka, ari byo bita nyine umwanda ukomeye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ubwo turi mu kiganiro nyine cy'ubuzima, nibyo bita nyine, mumbabarire kurikoresha, ariko turi mu kiganiro cy'ubuzima kandi ni ikiganiro kiba kigenewe kwigisha. Nibyo bita nyine amabyi. Byinjira ari ibiryo, umubiri ugakuramo, ukabisya, igifu kikabisya kigakuramo ibyo bikeneye, noneho bikaza gusohokera mu mara manini nyine koro, noneho bikaza no gusohoka hanze byabaye nyine umwanda. Ubwo rero umuntu aba agomba kurya buri munsi, ni nako aba agomba gusohora wa mwanda. Iyo rero bibaye munsi y'inshuro 3 mu cyumweru, haba hari ikibazo. Uyu muntu ashobora kugira ikibazo. Hari n'ugera rwose ugasanga ibi bintu abikenera rimwe mu kwezi. Ubwo urumva rero ni ikibazo. Igihe bibaye munsi y'inshuro 3 mu cyumweru, uyu muntu aba afite constipation. Bituruka hehe? Ni izihe mpamvu zishobora gutera umuntu kugira constipation? Iyo umuntu nyine afite constipation agira ububabare, ugasanga arahatiriza nyine kugira ngo bisohoke, mu nda hakamurya, mu gice kigana hasi, kandi noneho n'ibisohotse bigasohoka ari bikeya kandi bikomeye cyane. Usanga rwose serize wa mwanda usohotse uba ukomeye cyane, ku buryo hari n'igihe ushobora no kumukomeretsa. Biramubabaza rero, ni ibintu bibabaza cyane, kandi bikamara umwanya. Ashobora kumara umwanya mu bwiherero uyu muntu ufite kino kibazo cyo kugira impatwe, kandi akababara no mu mara, kumva afite kubabara mu mara.
uyu muntu ashobora no kumva afite kubyimba inda ye akumva iramubabaza. Uyu muntu ashobora no gucika ibisebe rwose ahagana aho umwanda usohokera kubera gushyiramo imbaraga nyine ngo uno mwanda usohoke. Kino kibazo rero kiri mu moko abiri bitewe n'umurwayi. Hari umuntu ugira kino kibazo ku buryo buhoraho, ugasanga ubuzima bwe bwose niko yiberaho, yabana nabyo ahubwo yaranabimenyereye, cyangwa ubuzima bwe bikamara nk'amezi arenze 6. Hari n'undi rero ubigira mu gihe gitoya, aribyo bita nyine occasionnellement cyangwa temporaire. Hari wa wundi ubigira ku buryo buri chronique, twabonye ko ari ikibazo kimara igihe kinini binagora no kukivura. Biterwa rero n'impamvu y'umuntu, hakaba igihe usanga rwose ari ibintu byoroshye, hakaba n'ibindi bimara igihe kinini ugasanga arababara cyane uyu muntu. Hari impamvu rero zibitera. Impamvu zibitera tuvuge nko ku bagore, bashobora kubiterwa, umugore utwite ashobora kugira ikibazo cyo kurwara impatwe. Hari umugore uri mu mihango, uyu nawe ashobora kurwara impatwe kubera imisemburo nyine iba yahindutse mu buzima bw'umugore. Hari n'umugore uri muri menopause, ibi byose bishobora gutera impatwe umuntu. Izindi mpamvu zishobora gutera impatwe umuntu ni igihe umuntu yahuye n'ibintu bimustressa, cyangwa se bimubabaza, cyangwa se bimutera ubwoba. Ashobora kurwara constipation biturutse ku mutwe we, ukuntu son état psychologique, ukuntu yiyumva, amarangamutima mbega akaba yatera ibibazo umuntu biturutse ukuntu n'ibihe ari mu gucamo. Ugasanga niba umuntu afite ka depression cyangwa se afite ubwoba, akaba yamara n'icyumweru. Ingero zirahari cyane, abanyuze mu bihe bikomeye ibi bintu bashobora kubitangira ubuhamya. Mu gihe cy'ingendo rero nabwo ni ikintu gihindura byinshi mu mubiri w'umuntu. Ugasanga niba wateguye urugendo, umuntu ntabwo akeneye kujya kuri toilette. Ikindi nanone ni impinduka z'ubuzima zishobora gutera impatwe umuntu akananirwa kujya mu bwiherero. Impinduka tuvuge nko kwimuka, cyangwa se abantu bimutse, cyangwa se abantu bahinduye ahantu baba, abantu se bahuye n'amahitamo y'ubuzima batari basanganywe, ugasanga bigize impinduka ku mikorere y'umubiri wabo no gusohora imyanda iri mu mubiri. Abana nyine tuvuge nk'abana batoya, ababyeyi babo niba batandukanye, kubera ko mu mutwe bifite ukundi kuntu ari mu gutekereza, ugasanga umwana ntabwo akeneye kujya ku bwiherero, biranamubabaje, akumva birababaje ahagana ku mara ye. Abantu bakuru rero nabo, abantu bamaze gukura bashaje, bagira ikibazo buriya kijyanye no kugira impatwe. Ntabwo biborohera cyane nk'abantu bakiri batoya, kubera amara aba yaratangiye kunanirwa. Hari n'igihe baba bafite n'izindi ndwara zigenda zikagira ingaruka ku mikorere y'amara no gusohora umwanda w'umubiri w'umuntu, ugasanga birananiranye.
ni ukuvuga ko imyaka nayo ishobora kuba imwe mu mpamvu yo kurwara impatwe. Hari ibyo umuntu arya rero, akamenyero ko kurya nabyo bishobora gutera ikibazo cy'impatwe, constipation, cyane cyane abantu barya ibintu bikennye kuri fibre, twa tuntu tw'utugozi dushobora kuba nko mu mboga, mu masereyali, turiya tuntu tworohereza itambuka ry'ibiryo mu mubiri w'umuntu. Iyo rero fibre ari nkeya mu mubiri w'umuntu, uba usanga umuntu ashobora kugira ikibazo cy'impatwe, cyangwa se abantu bafite umwuma batagira akamenyero ko kunywa amazi cyangwa n'ibindi bintu bituma bahehera mu mubiri w'umuntu. Umuntu ubundi aba agomba kunywa nibura litiro imwe n'igice ku munsi. Iyo rero umuntu adahaye umubiri we urugero rw'amazi cyangwa rw'ibisukika bikenewe, ashobora kugira ikibazo cy'impatwe. Noneho rero hari ukuntu umuntu aba ameze, ashobora kumva bitewe n'ubuzima bwe nabwo ashobora kugira impatwe. Ikindi nanone, hari abantu uko bateye, hari abantu bateye ukuntu mu bijyanye n'imiterere yabo uko baremwe, bashobora gusanga bafite ikibazo cy'impatwe bitewe na hahandi nyine umwanda usohokera, ugasanga umuntu afite ikibazo. Ikindi nanone ni abantu barwaye ibibyimba hariya hantu nyine muri koro, abantu bafite nka kanseri ya koro cyangwa nk'ibindi bibyimba nyine hariya hantu umwanda usohokera, cyangwa hariya kiriya gice nyine muri koro cyangwa muri rectum, usanga bashobora kugira ikibazo cy'impatwe, kubera nyine iki kibyimba gishobora kugenda kigapfundikira iyo nzira imyanda inyuramo. Ikindi kibazo gishobora gutera rero ikibazo cy'impatwe ni kubona umuntu adatekanye. Burya iyo adatekanye, ikibazo cyo kubura sekirite, ushobora gusanga umuntu agiye akagira ikibazo cy'impatwe. Uzumve umuntu udatekanye kubera impamvu zitandukanye z'ubuzima, zaba umutekano, zaba kumva nta mahoro afite, niba yabuze ubushobozi runaka, tuvuge wenda nk'amafaranga, ugasanga n'ibindi byose birifunze mu mubiri w'umuntu. Ukuntu mbega imiterere y'umutwe w'umuntu, ukuntu ubwenge bwe buba bumeze, bishobora kuba ingaruka rwose zigenda zigafunga hariya hantu. Wakora iki rero? Burya iyo mvuga ngo umuntu yakora iki, maze no kuvuga n'impamvu, ushobora wowe ubwawe guhita ubona icyo umuntu yakora. Hari igihe bya bindi bitera umuntu ushobora kuhakura igisubizo cy'ibibazo tumaze kuvuga, ariko reka nkubwire n'icyo umuntu yakora. Hari cyane cyane kunywa amazi n'amasupu n'ibyayi na kafe. Burya ni byiza nyine, bituma cya kigero cyiyongera, ikigero cy'amazi mu mubiri w'umuntu, bityo ntiyumagare, bityo wa mwanda usohoka ntuwumagare, noneho ukasa n'uhehereye harimo amazi, bituma nyine bitambuka neza, bituma bisohoka neza. Ariko iyo bikomeye, urumva nyine no gusohoka biragorana. Hari ibiryo bikize kuri fibre, ni imboga, ni imbuto, amacunga, tuvuga imbuto z'amacunga, imineke, pruno, ibinyomoro, cyangwa se za pome, ni imbuto zitandukanye. Ubwo biterwa nanone n'igihugu waba urimo, cyangwa se imboga zitandukanye. Biba ari byiza kuko bijya koroshya, biragenda bikoroshya nyine
wa mwanda ugiye gusohoka, bityo ugasohoka neza rwose. Legumineze ni bya bishyimbo, lentille, ibi byose ni byiza, bituma umwanda usohoka neza. Bituma n'amara akora neza muri rusange. Ushobora kwirinda, hari ibyo biryo rero ushobora kwirinda. Mu biryo ugomba kwirinda ni ibiryo bikize cyane kuri amido. Amido iboneka cyane cyane mu myumbati, mu birayi se, muri bya bindi byose nyine by'imizi, biribwa ari imizi, ibirayi, tuvuge ibikoro, ibiki byose usanga bikize kuri amido. Amateke se urabirya, ariko nyine ntabwo ubirya cyane cyangwa ngo ubihorere. Hari umuceri nawo burya urafumisha, bakunda kuvuga ko ngo ni ugufumisha, ugasanga umuntu ashobora kugira constipation abihorera, cyane cyane iyo hatariho n'imboga cyangwa ngo anywe na ya mazi cyangwa arye na za mbuto. Hari inyama, hari repate bakunda kwita za makaroni, ibiryo byose icyo ushobora biriya bikoze mu ifarini, imigati ikoze mu ifarini ihinduye, atari ya farini yuzuye. Hari alcool, inyama, ibyo ni ibiryo biri ku rutonde rw'ibintu bigenda bigakomeza ikibazo waba ufite cya constipation. Inyama, ibiryo bihinduye byo mu nganda, vin cyangwa wine uko wayita kose. Icyayi cy'umukara burya nacyo kigira uruhare mu gufumisha. Amata ashyushye, abantu bafite akamenyero ko kunywa amata ashyushye. Hari ibirayi nabivuze, umugati w'umweru. Hari karoti, imboga nazikubwiye ko ari nziza nyine mu kwirinda ikibazo cya constipation, ariko karoti yo irafumisha. Hari imineke ndetse na shokora. Abana bakunda shokora ndetse n'abantu bakuru bakunda shokora, ushobora kwibaza uti ni kubera iki mfite constipation, ariko niba wariye shokora nayo irafumisha. Ndetse n'amasukari, cyane cyane ku bana, ibintu by'amasukari cyangwa n'amaji arimo isukari nayo arafumisha burya. Hari ikindi rero wakora, ubwo ndakubwira inama zimwe bita za ba nyogokuru bashobora gukoresha. Ushobora kunama amavi yawe ukayashyira, intoki zawe ukazishyira ku mavi, uri nko ku bwiherero, ugafunga igikumwe gutya, ugasigamo umwanya, ukajya ugira gutya, ugahuhamo. Bituma za mbaraga nyine, za mbaraga zijya hasi nyine, bigasunika kandi bitagukomerekeje. Ugasunika nk'uhuha igipirizo. Nujya kuri toilette bikanga nyine uzabikore gutya, bituma imbaraga nyine zisunikira hano hasi kandi ntibigukomeretse. Ushobora no gukora ka massage ku nda yawe, ukamasa, bituma ushobora gukora neza, agashokora neza. Indi nama ni ugukoresha huile d'olive, ugafata nk'ibirahuri nk'ibiyiko bibiri bya huile d'olive, kimwe cyangwa bibiri, ukajya ubiha ari wowe cyangwa se n'abana, burya abana nabo bakunda kubigira, ukabiha nk'umwana mu gitondo mbere y'uko umunsi utangira. Umwana ntabwo akunda guhura n'ikibazo cya constipation. Ukashobora no kumuha amacunga, umwana akarya amacunga, bibikiza rwose constipation.
cyangwa ukamuha amazi ashyushye arimo indimu. Ibi nabyo ni byiza, ni umuti mwiza wa constipation. Hari n'abakoresha aloe vera, ni cya gikakarubamba. Hari n'abakoresha twa tubuto twitwa la. Utubuto twa le natwo ni twiza, tugira akamenyero kudukoresha, umuntu rwose asohora neza wa mwanda. Hari gukora siporo no gukina, abana bagakina ntagume hamwe mbega. Hari kugenda n'amaguru, biri muri izo activite sportive cyangwa physique. Hari noneho rero kwita kuri toilette dukoresha, burya niyo mpamvu kera iki kibazo ntabwo cyari gihari cyane, kuko bakoreshaga za toilette zo hasi. Zino toilette zo hasi usanga nko mu bihugu by'Ubuyapani cyangwa Abashinwa, nubwo bagira toilette zo mu nzu ariko barasutama. Kuriya gusutama nabwo byorohereza amara gusohora umwanda ugasohoka neza, binyuranye na ziriya toilette za kizungu umuntu aba yicaye. Buriya ntabwo byorohereza akazi k'umwanda gusohoka, ntabwo rwose byorohereza akazi. Ziriya toilette rero zo hasi umuntu rwose afunguka, noneho umwanda ugasohora neza. Noneho rero abakoresha ziriya toilette za kizungu hari inama bashobora gukoresha, bakazamura nk'amaguru, byanashoboka bagashaka akantu batereka iruhande rw'izo toilette, amaguru bagasa n'abayazamuye. Hari akantu bita ngo marche pied ushobora gukoresha ukagakandagiraho uri kuri iyo toilette, byorohereza umwanda gusohoka rwose. Cyangwa uriya position abafite toilette zibyemera bagakoresha basutamye, bakajya kuri toilette basutamye. Ikindi gishobora gukoreshwa ni gukoresha yawurute, bakarya yawurute. Ukagira akamenyo ko gukoresha yawurute. Abantu barya yawurute kenshi ntabwo bakunze kugira kiriya kibazo cyo kugira impatwe, kuko yawurute iba ikize ibiri fermente, iragenda ikoroshya kariya kazi gakorerwa mu mara, bityo bikaza gusohoka neza. Uzumva iyo wayiriye rwose umwanda usohoka neza, nta kibazo cya constipation ushobora kugira. Ndumva rero ari izo nama z'ingenzi ushobora kwifashisha, ariko hari ibyo kwitonderwa mu bijyanye no kwirinda ikibazo cya constipation. Ni uko igihe ufite constipation wakwirinda gusunika cyane. Nyine constipation bishobotse ubwayo wayirinda, ariko noneho hari igihe ushobora gusunika cyane nk'abantu bakuze bafite imyaka yo hejuru. Ushobora kwikanira cyane ahubwo ukanitera hemorrhoide iyo imaze igihe. Buri gihe usunika ushobora kwitera kiriya kibazo cya hemorrhoide. Hemorrhoide ni kwa kundi uba usanga babyita ngo umuntu yazanye amagara. Birababaza cyane rero, birababaza. Ikindi ugomba kumenya ni uko hari indwara abantu barwara n'ubundi zishobora kuba nyirabayazana wa kino kibazo cya constipation. Izo ndwara ni izihe? Ni indwara zo mu mara nyine. Igihe bafite amara yagize ikibazo n'ubundi bitera constipation. Mbega ntabwo ugomba gushakira ku bindi, banza wivuze nyine cya kibazo cy'amara, noneho constipation nayo irakira. Ikindi kibazo ni thyroïde. Thyroïde nayo ni ikibazo cy'umwingo. Thyroïde itera constipation. Ikindi ni diyabete. Diyabete nayo ushobora kugira za constipation mu gihe ufite ikibazo cya diyabete. Ikindi ni Parkinson. Iyi ngiyi twayigarutseho, irwarwa n'abantu bakuru, ugasanga nta stabilite bafite, ugasanga baratitira, imitsi yabo iratitira, bijyana n'ubwonko buba butangiye kunanirwa.
Parkinson nayo usanga abantu bayifite bakunda kugira ikibazo cya constipation. Wowe rero ufite umurwayi wa zino ndwara wamenya yuko nyine bifitanye isano. Ikindi rero ni uko ugomba kumenya ko hari imiti imwe n'imwe itera constipation. Iyo miti ni iyihe rero? Ni imiti ivura ibintu byo kumva ufite isesemi ushaka kuruka, nko ku bagore wenda batwite bafata ino miti ibagabanyiriza kuruka. Nimurwara constipation uzamenye ko ariho byaturutse. Hari imiti igabanya inflammation, tuvuge nk'imiti abantu bafite za angine bafata cyangwa n'ibindi bibazo nka ibuprofen, igabanya inflammation, igabanya ububabare, ariko nayo ishobora kugutera constipation. Imiti ifatwa n'aba diabétique nayo itera constipation. Hari imiti nyine itera constipation ifatwa n'aba diabétique. Hari ikindi ugomba kumenya ni uko imiti yiganjemo calcium, imiti yiganjemo fer igufasha kuzamura calcium na fer, iyi miti ifatwa cyane cyane n'abagore n'ubundi batwite kugira ngo umwana azaze ameze neza. Hari igihe itera constipation. Cyangwa abantu bamaze gukura bafata calcium bagafata na fer nyine kugira ngo amagufa yayo akomeze kumererwa neza, bashobora kugira ikibazo cya constipation. Indi miti rero ni imiti bita antidépresseur, ituma nyine bahangana na ka gahinda gakabije. Ni indwara ziza zijyanye n'amarangamutima. Izi ndwara zishobora kuvurwa n'imiti itandukanye, ariko muri iyo miti nyine hakaba haragaragaye yuko hari itera constipation. Indi miti ni imiti igabanya ububabare ariyo bita les antalgiques. Iyi miti muri effet négatif zayo harimo constipation. Niba wafashe ino miti ukagira ikibazo cya constipation, ahantu ugomba gushakira hambere ni ino miti, wenda wabivugana na muganga. Indi miti ni imiti bita antihistaminique, ni imiti igenda igaproteja amaserire guhangana na reji ishobora kwigaragaza mu gihe runaka. Ni ibyo rero nagukusanyirije bijyanye n'ikibazo cya constipation. Ni ikibazo gihangayikisha abantu benshi, abana, abakuru, nagerageje kugukorera ibivugwa ushobora kwifashisha no kwirinda kino kibazo cyangwa se guhangana nacyo igihe wahuye nacyo nyine, haba kuri wowe ubwawe, ku bana cyangwa se abantu bakuru waba ureberera. Murakoze rero, mugire amahoro. Njyewe waguteguriye kino kiganiro nkaguhuriza hamwe ibi byose ni Serine, urubuga ni Ntayorwa. Ndagushimiye. Niba hari n'ikindi wifuza ko tuzagukoreraho ubushakashatsi, watubwira kuri adresse mubona kuri email yacu. Njyewe waguteguriye kino kiganiro ndagushimiye. Ugire amahoro, ubuzima bwiza kuri bose.